Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi b'ijambo ry'Imana rica hano kuri Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko mukomereye mu mwami Yesu. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera comment, ndetse hari n'abaduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ijye ibaduhera imigisha myinshi. Yesu nashimwe. Nkomeje kandi kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. N'umubwiriza yarabivuze ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, ariko ibihe bihora bihisimburana iteka. Ariko icyo twabifuriza no guhora mu byiza kandi mugakomerera ku Mana, kuko ku Mana honyine niho hari amahoro, ku Mana honyine niho hari ibyiringiro, ku Mana honyine niho mwabasha gukura imbaraga zababashisha gusohoka muri ibyo bihe murimo bibabaje imitima, mukabisohokamo amahoro. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Rero nyankunda kubabwira ngo ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga mu buryo bw'umwuka, yemwe no mu buryo bw'umubiri, ndetse n'inkota ihinguranya umukristo uwo ari we wese aho ari hose yarwanisha kandi agatsinda mu gihe ageze mu rugamba rw'umwuka. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero ijambo ry'umunsi riratubwira ngo abiringiye Uwiteka Imana, riri muri Zaburi 125 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Ijambo riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka. Kabiri hakatubwira ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana, hanyuma Imana ibashe kudusobanurira iryo jambo iduhaye. Turagushimiye Uwiteka Imana, uri ndiho kandi uzahoraho, uri umurengezi mwiza kandi uri umutabazi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya rero wo kumva ijambo ryawe. Ni wururukuze ubane natwe, ubane n'abakunzi ba Ruyenzi TV bakurikira ijambo ry'Imana. Ndakwinginze ngo ubabashishe kandi ubashoboze. Ngaho nuwururuka ubane natwe, tuguhaye ikaze na karibu. Ni mu izina ryawe ugera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Ijambo riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka. Abakristo bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, iyo wiringiye Imana nta gukorwa n'isoni. Iyo wizeye Imana nta kintu n'iki na kimwe kijya kiguhangara. Yesu nashimwe. Ngo kandi ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Iyo wiringiye Imana, ibyaza byose ntago byakunyeganyeza ngo biguture hasi. Hari igihe bikunyeganyeza, yego ukanyeganyega, ariko ntago byagutura hasi. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ngo kandi ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, mwumvire ijambo neza, ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Ijambo riratubwiye ngo iyi nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, Imana irabagose. Haleluya. Imana igose abantu bayo, Imana igose twebwe abasenga. Abantu basenga Imana irabagose. Abantu basenga Imana ntago bazakorwa n'isoni. Abantu basenga Imana mu kuri no mu mwuka ntago bazakorwa n'isoni. Abantu basenga batarifitemo uburyarya ntago bazakorwa n'isoni, ahubwo bazakorwa n'isoni n'abantu basengera hejuru y'ibyaha, basenga baryarya Imana. Ariko iyo utaryarya Imana, nayo ntago ikuryarya. Rero bakristo bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana rica hano kuri Ruyenzi TV, ijambo riratubwiye ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu mwe. Mwigira ubwoba rero abasenga mu kuri, mwigira ubwoba. Imana irabagose kandi irabazengurutse. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo ugoswe n'Imana
Imana uba ufite ubudahangarwa. Yesu nashimwe, ntago dayimoni yakugeraho ngo akuzunguza guture hasi. Iyo ugoswe n'Imana, ibigeragezo biraza bikagwaho bigasanga wambaye antibare yo muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Iyo ugoswe n'Imana uba ufite uburinzi. Haleluya. Yesu nashimwe. Mbifurije kugotwa n'Uwiteka Imana yacu. Mbifurije uburinzi buturutse mu gihugu cyacu. Mbifurije ubudahangarwa buturutse ahera h'Imana. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Reka twongere dusubiremo ijambo muryumve neza. Buri muntu wese ukurikira Ruyenzi TV arisome, afate Bibiliya arisome, yumve ko ari w'Imana ibwiye ngo abiringiye Uwiteka Imana, n'abiringiye Imana ntago ari abatayiringiye. Abo nibo bameze nk'umusozi wa Siyoni. Umusozi wa Siyoni nta kintu n'iki na kimwe cyawunyeganyeza. Nawe iyo wiringiye Uwiteka Imana nta kintu n'iki na kimwe cyakunyeganyeza. Wowe hama mu mwanya mwiza, ugire gukiranuka, ugire kwera imbuto zikwiriye abihannye, ugire guca bugufi, ugire kwihana ibyaha, usenge mu kuri no mu mwuka, we gusengera hejuru y'ibyaha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntimugasengere ku byaha, ariko iyo wihannye neza ugasenga Imana, ugaca bugufi, ukubaha Uwiteka, Imana irakugota ndetse ikanakurwanirira. Ibyaza byose nta kintu bigutwara. Hari igihe umuyaga uza ugahuha, ariko nukuri ntabwo uhungabanywa n'inkubi y'umuyaga. Haleluya. Kuko wiringiye Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu. Haleluya. Iki gitondo ndafashijwe ngo nkuko Imana ibagose, nkuko Imana igose abantu bayo, nkuko Imana igose abakunzi ba Ruyenzi TV, nkuko icyaza cyose nta kintu cyagutwara. Haleluya. Wowe wizera Imana yawe, ukomerere mu Mana yawe, ushinga imizi ukomere mu Mana yawe, humura nta kintu n'iki na kimwe uzaba, kandi nizeye ntashidikanya ko iyo uri mu Mana ubutabazi buraza. Iyo uri mu Mana nta kintu ujya uyisaba ngo ikwime. Iyo uri mu Mana buri kintu cyose urakibona, ikigeretse kuri icyo ukaba ubikiwe n'ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana kandi ndabakunda cyane, n'Imana irabakunda. Shalom shalom. Amina.